None turi wa 11 Gicurasi turembaza abatagatifu Estera na mutagatifu Mameriti. Canada ni yo ni Lumen TV. Tukivuga ku mateka ya mutagatifu Estera wahuye Imana. Uyu Estera atandukanye na Estera muri Bibiliya mu izina rya kera kwizihiza tariki ya 2 Nyakanga. Izina rya Estera riva ku magambo y'ikigereki eu na stero. Eu bivuga ikintu cyiza, stero bivuga gutaka. Estera bivuga utatse neza, ufite imitako myiza. Twizihiza mutagatifu Estera wahitwa Santesi wahowe Imana mu gisekuruza cya gatatu. Ubusanzwe yitwaga Estera, kuva izina ryarahindutse Estera na Estera byatangijwe n'umuhimbyi w'ibisigo witwa Frederico Mistral. Se wa Estera yari guverineri w'akarere kitwaga Sente ko mu burengerazuba bw'Ubufaransa. Nyina yakomokaga mu muryango w'abaturage ba kera bitwaga abaduruwite. Umuryango ukaba nawo wari ukomeye. Kubera inyota yo kumenya ukuri byatumye Estera akurikira umwepiskopi Eutrope, umwepiskopi wa mbere w'ako karere ka Sente. Mutagatifu Estera amateka yazwi ni make cyane, cyakora avugwa cyane mu gitabo cyari kigamije gufasha abakristo bakora ingendo zo gusura ahantu hatagatifu, cyanditswe n'uwitwa Jacques de Compostelle mu mwaka w'1612. Amwerekana nk'uwahowe Imana. Mu gitabo cya Breviaire ya kera yitwaga Breviaire de Santogne cyo mu karere ka Sente, avuga ko Estera y'umubikira. Muri icyo gitabo bavugamo ko Estera yari urugero rwiza rw'ubutagatifu budakemwa. Bavuga ko batazi igihe yamaze ku isi n'uburyo yapfuyemo. Bavuga kandi ko yasuzuguye ikuzo ry'isi n'ibyubahiro bamuhendahendeshaga ubwenge. Estera amaze kumva inyigisho za mutagatifu Eutrope, umwepiskopi wa mbere w'iyo kiliziya y'ako karere, yahise abatizwa ndetse ahita akora amasezerano yo kwiyegurira Imana, nuko ajya kuba hafi y'uwo mwepiskopi kugira ngo amubere umwigishwa. Estera yakomeje kwanga gushyingiranwa n'abakwe se yabaga yamushakiye, kandi akomeza kwanga guhakana ubukristo. Bavuga ko se umubyara abanje kumuguyaguya ngo ariko ubukristo, nyuma akamukangisha kumwica urw'agashinyaguro. Noneho Estera byanze, se ahitamo kumwicira ubwe nk'ukuntu mu mateka ya mutagatifu Barbara byagenze, kuko se Dioclose ubwe yamwiciye amuciye umutwe. Yaje gushyingurwa mu mva ya mutagatifu Eutrope. Estera yari amaze iminsi mike ashyinguye umwepiskopi Eutrope, kandi Eutrope se wa Estera yari yaramwishe amuciye umutwe akoresheje agashoka. Estera yakomeje kwamamara muri ako karere ku buryo umwepiskopi w'ako karere kitwaga Rochelle na Sente yamugize umurinzi w'urubyiruko. Tumwizihiza tariki ya 11 Gicurasi. Mutagatifu Estera udusabire. Tugiye kugaruka ku mateka ya mutagatifu Mameriti. Mutagatifu Mameriti yabaye umwepiskopi wa Vienne. Bavuga ko mutagatifu Mameriti yavukiriye mu Bufaransa. Icyo abantu badashidikanyaho ni uko yabatijwe mu myaka 50 mbere y'abatisimu y'umwami Clovis w'Abafaransa. Kandi Mameriti yayoboye diyoseze yarashinzwe mu gihe cy'ibitero by'abanyamusozi. Yabaye umwepiskopi wa Vienne igihe abanyamusozi bitwaga Ababurgonde baturukaga mu bibaya bya Rhône. Aba banyamusozi bakwirakwijwe ubuyobe bwa Ariyosi. Umwepiskopi Mameriti yahimbye ibisinyo by'abatagatifu, ategeka abakristo be kwivuga iteka ngo Imana yabarira igihugu kubera ibyago byinshi byari icyo gihe. Hariho umwaduko w'abarwanya abanyamusozi b'Abahuni n'Abagoti, hariho umutingito w'isi, umuriro wo mu nda y'isi watoboreraga henshi, ibirura bibi byararaga mu ngo ari ishyano ryose. Ariko nanone kugira ngo asabe Imana umugisha w'Imana ku myaka, yakoreshaga amasengesho y'iminsi 3 mu mirima. Mu gisekuruza cya 9 Papa Leo wa gatatu yategetse ko abakristo bo ku isi yose bajya bavuga ibisabisho. Ibyo bisabisho yavugaga iminsi 3 ikurikiranye, byabaga bijyanye n'andi masengesho yanditse kandi ahamye, ndetse akanajyana no kwibabaza no kwigomwa. Ayo masengesho yashyizeho ahagana mu mwaka 475. Ayo masengesho kandi yakorwaga mu minsi 3 ikurikiranye. Umuryango avukamo wamugiriyeho umugisha kuko yasimbuwe na se hamwe na mukuru we mutagatifu Apollinaire. Mutagatifu Mameriti yapfuye mu mwaka 477 mu gisekuruza cya 6. Mu gisekuruza cya 7 umubiri we woherejwe i Orleans mu Bufaransa, ariko abayobe bo kwa Calvin nyuma y'igihe barawutwitse. Mutagatifu Mameriti yabaye umushumba mwiza
ufite ishyaka ryo gukenura ubushyo bwe, kandi akabumenyera ibyangombwa byose, kandi akita no ku baciye bugufi, kandi yamenyaga gushakira abayoboke b'Imana iby'ingenzi byose. Mutagatifu Mameriti, udusabire. Dusoje twifuriza kugira umunsi mwiza abahimbaza abatagatifu Estera, Mameriti, kugira iminsi myiza. Namwe inshuti z'Imana kandi na Mariya, mukomeze kugira umunsi mwiza.